Kaspi turi kuganira bya bindi bisanzwe ugasanga arimo urumva ni nk'ubwa mbere nk'umuhungu yarankozeho nko kwita ko kwa kundi wakora ku muntu gutya bya bindi byiwe mbona arongeye ndamubwira simbishaka. mwari muganira kwa kundi muganira akagukora turi muri salo turimo turarya inyama rwose ziri no kotswa ukabona gukabakabye nkagira nyine urumva ngiye kubera ko ni nabwo icyo gihe ndumva yari amaze nk'iminsi avuye hanze nyine bamuvuga ko nyine bamuvuga ko ari kura biriya bigoro nkavuganira bya danje wana ndi tayari ndakanuye nta kintu cyambaho umbe mwaba muri kurya akaboko kabara kaza yagukoze kwitako navuga ni agaseka ngo hey kabagukozeho atungije kubita ngo bize ndavuga ibi bintu ko mbona bitoroshye noneho nkatwe tuba twarakuze tuba tuvuga uti ibi bintu reka ngaho intambara igomba kuba ugomba ndahagurutse ngiye kwicarira na Kasipiyano yari yicaye Kaspi yari ahari ibyo nyine yari ahari Kaspi yabaga bireba wimutse ubwo batangiye kumbwira ngo tukore turakoze n'inama twagiye bikarangira inama idakozwe ngo ya trafiki urumva batangira kumbwira ibintu byose bya traffic niyo mpamvu wabonye cyagiye twaje baranyiha bombi ndabihorera kuri live baranyiha ndabihorera ndabita none urabizi kugira ngo ibintu bigende neza n'ubundi ntabwo naremwe kugira ngo n'ubundi nze ahangaha bashaka ahantu yatuye benda ahantu yatuye akavana ijambo mu kanwa akakubwira ngo mba iyo scenario ntabwo njye nyikura mu mutwe ngo nyumve wowe muri wowe wifashe ute wiyumvisha ute narumiwe mbibwira Kaspi rero nawe yandwaniriye ngo ibyo ni ibyanyu mujye mubyimenyera. Mwari hebe yabikubwiye muri bari i Nyamirambo muri the Bironje aboro twakoreraga i Nyamirambo abimbwiye ngewe ko kwa ko ni nkaho mba ndi rasta ngira ngo ari kujokinga yarakubwiye ati yarakubwiye ngo ndagukunda yarakubwiye ngo wampaye ntabwo ndi kubikurura ngo Eric yakwisanze yakubwira uti ndagukunda wanabigerageza ukuntu uko bimeze. What the fuck? ndamubwira uti urabizi rero iyo umuntu umusabye agomba kuguha cyangwa akakwima ngenda kwima oya ubwo mu kumwima rero sasa abwira Kaspi ngo namusuzuguye ngo yamuhamagara ariko ushaka kumbwira ibintu by'akazi ngo nanga kumufata ngo ndamusuzugura yahise abihindura iby'akazi tangiye gutyo yagutereye ubwoba kuko barambitiweho nutitora ufite ibibazo ndavuga n'uburi ntacyo ndi kuramira ngiye mvuye muri kuyana yakuze uko ari byo ya crew yitwa traffic itanyivamo buryo ndayibarekera abona Kaspi ubuse bo baracyari kumwe ariko Kaspi yagiye kumusura ejo bundi baramumwima nako Eric aramwihakana yanga ko babonana Kasi ibyo ngibyo kuko ntabwo bivugana nabo nawe umeruka kuvugana na Eric twarahuye durira mu kabari turaganira nabwo muri Amerika guhura Eric na Eric baciye hano mu rugo hano iwacu mu Busanza nibwo mperuka kubonana nawe wowe mu magambo ariko nyine ibintu byo kuvuga ngo ntabwo wigeze uca ku ruhande bro ntabwo wigeze uca ku ruhande kuva ku munota wa mbere waravuze ati Eric we waransabye ndakwamagana abantu muri comment baranseka abantu muri comment baraguseka aravuga ati uyu ni umwana koko uyu mwana ni umwana none se nyine baransetse nose nabirenza nk'iki
hariya mufashe. umva reka nkubaze mbere ko bigera kuri ya extent njyewe ejo bundi naravuze ko kuba yaramukanze agakangika Benda ntiyaba nawe yarahuye n'uruva gusenya. Winyibutsa ko kuva nabaho kuva nakitwa Mugisha Didier niswe n'ababyeyi nibwo bwa mbere nari ngize depression ya nyayo kuva nakitwa muri no industry. Biriya bihe byabaye Eric nendaga gupfa ahantu hose najyaga dore wa mutinganye najya kwigura utwenda mu mujyi dore wa mutinganye najya birangira ngize agahungabana ho gatoya. So Jesus nyamara bya bintu birimbura ubuzima bw'abantu. So byatewe nuko bya bintu nta mahoro wabigirira byatewe amahoro wabigirira reka imbaraga nago ubasha kurya hari ikintu kiba kiri mu nda cyitwa ruseke cyangwa inzoga nizo ziba zimanuka zonyine. Oya ugerageza kurya ukumva urahaza kandi utigeze urya ariko washyiramo nk'agahenikeni kakamanuka kugira ngo ujye uhora wumva uri igifuri byibura wumve ko iyo rusoko yashira wakihangana uti mbaye muzima ukumva rusoko irazamutse ni ikintu kiba kiri mu mutima wumva agiye uragishiduka. None se ibyo byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'iki nabari abantu irara yivuriga yararebye cyane ngiye kuba nambona mu rugo mama aramamagara arambwira uti none se ibintu bari kuvuga nibyo tubwire Garafera baramamagaye none we n'umurakara arambwira uti ngo wacyana we nta nubwo yamamagaye ambwira neza kuba Garafera nyine yamamagaye yanuka ati wacyane bari muri ku Garafera yakubwiye wacyane ibi bintu urimo ni ibiki ndavuga nari ibyo nabyadanje nge nigira nkaho niwe nabyadanje none kumva numva ngiye ahaboro mu kazi nsanga byabaye inkuru ngo dore umutinganye bari kunyitegereza nakazi kose najyamo nkabona abantu bose bari kunyitegereza najya nireba nkavuga se ubu bari kubona umuye barawupfumuye kubera ko niyo bawupfumuye ugomba kuba uti kumuye bawupfumuye ari n'ukuntu hindura ingendo ugera nk'agapfizi ko ngenda neza ukuntu usanzwe ngenda najya nshaka kugerageza najya nko muri toilette ngo nirebe abana nta kintu nahindutse wumve abantu ngiye bwo bambonaga ikintu cya mbere batekerezaga bambonagamo babonaga irangaye nta kindi kintu ko baranambazaga wasangaga turimo kunywa nagiye nko gucuranga ahantu nagiye gukorera ahantu turi kunywa njya kumva Semana ngo bimera bite waya ibaza umuntu akambaza ngo bimera bite mana twasinze mwumva ngiye nshatse kurwana noneho mana mwumva umusenzi aramenyereye we namaze igihe ndi muri depression numva ngiye nko gusara noneho n'ibintu byose mwumva nkajya numva ntabyo nshaka uriya muhungu aragenda aravuga ngo ni ishyari namugiriye ngo bo bafite amamodoka ngo njyewe ngo nayo mfite ibyo bintu babivugiye hano icyo gihe Kasper arimo aranyigisha n'ubu DJ birahagarara bose bagize nkaho nabashaka kubimva. Mungu wangu kugira ngo rero usandare rero ndagiye nikoreye perime singiyi imodoka nyirirwamo n'ubugivuga barayibaninga none batakubaninga ubukoreye perime mbankoreye perime ndabihorera ndakomeza ndikora abantu baguteye gutandukanya ya traffic ugiye kuzima ngo nta kazi uzongera kubona isharabi urumva ari gihe kiragihe ngo tufada kugira ngo kiragiye ngiye nyikuremo yansabye imbaraga nyinshi cyane. Umva ikintu mbaza kugira ngo impamvu nyamukuru nkuko wayitubwiye impamvu nuko wenda aya masaha byagenze gute we kugira ngo ubashe kubisimbuka ubashe kubyibwobotora mwabaga mwanzuye mwasinze mwaraciringaga mwaratahanaga how did you find out kuvuga ati ngewe yarambiraga
urumva Eric urumva ko Eric afite kamera, urumva afite kamera hanze akagira na kamera mu nzu muri salo. Urumva rero nagiye iwabo ntabwo nagiye iwabo kuko twari duturanye. Eric yabaga ruguru y'umuhanda, njye mba hepfo y'umuhanda, duturanye nyine gutya neza. Ukajya kubona ukabona tugiye na ba Caspi, turariye turanyweye ibintu biraho, abantu benshi bahari. Akajya nyereka nyine n'abantu ngo bari gukomanga kuri telefone ari kamera nyine tu. Akakwereka bari gukomanga kuri telefone ari kamera nyine, abinyereka nk'abantu baba baje hari iwe. Navuga ni rero ibintu ni ibisazi. Wowe kwihangana ngo bakoze kubw'Ababiligi ngo ninkomeza kumuteza abantu ngo biraza kuba ibintu bibi cyane. Ibira byo kw'Ababiligi ndabyibuka. Hanyuma ariko okay, waramusuraga we nukuvuga ngo yaratuye aravuga ati Benda ndagukunda. Ibyo yavuze ni byinshi n'ubundi nta kintu narenza. Ibyo navuze narabivuze, ibyo navuze ubwo byagumye aho ngaho kubera ko ibyo navuze nabivugiye kuri live nanjye. Kandi kuvuga ngo umuntu yansabye ndamwima, ni kwima umuntu n'uburenganzira bw'umuntu, ntago guha umuntu, ntago umuntu agomba kuguhatiriza ngo umuhe. No, hano turi kureba abafashwe ku ngufu. None se kesa ari gukurikiranwaho ni iyihe? Kesa ari gukurikiranwaho nanjye ndi kubyumva gutyo, ari bigenda biza bigaruka. Yafashe ku ngufu abo bavuga ko arakekwa gufatwa gusambanya abantu, ariko abo yasambanye akabasambanya ku gahato, kandi muri abo bantu ni abahungu. Nta mukobwa urimo. Yarangiza kubafata ku gahato akarega ikindi cyaha cyo gusakaza amashusho y'ubusambanyi. Ngo urumva nyine harimo kamera mu rugo rwe. So zira kamera ziba ziri kodinga buri kimwe. Yego, akaregwa gusakaza amashusho y'ubusambanyi y'ibyo ngibyo. Hanyuma noneho akaregwa icyaha cy'ibikangisho, gukanga abantu, nyine ku iterabwoba, kubaterwa nkabiri uri kuvuga gukorera bakabikorera public. Wowe mvuga mu bijya gukorera wowe ahangari kugaragaramo kimwe cyo kugukanga. Wowe ziriya kamera zawe ziwe zaraguhushije. Ngewe azabishyire hanze yabikura ese. Ega ngewe uratwiza no kurwana Kaspara dukiza. Oya. Eric ndamukunda, sinajya kuvuga ngo ndamwanga iki, ariko yarambaze koko aneza rubanda. Nongere ntabwo nigeze musabira ibibi cyangwa nongere ngo njye kuvuga ngo birenzeho, kuko najyaga kwa Irene bakavuga ikiganiro bashaka kuganira ngo ni icy'ubutinganyi. Icyo gihe narimo ndikora indirimbo Repete. Umuhanzi nawe turi gukorana Repete baravuga ngo uri kwikorana n'umutinganyi. Umuhanzi atangira kwisubira. Uzi ibibazo nahuyemo nabyo hariya kiragiye. Uwo ninde? Umuhanzi igihe zoratanya kuvuga gukorana n'umutinganyi. Batangiye kuzamo ibintu by'ironda nyine byo kuvuga. We baramubwiye ngo agiye gukorana n'umutinganyi ari wowe. Urumva nyine inkuru yanjye iri hanze buti Benda ibintu byinshi. Ntareba amafaranga nashoye kuri projet ya Repete. Uko nagiye kugenda nka Nyomberi mwumva agahinda karanyishe. Reka tugaruke. Ahita ninywera Heineken. Ni iki cyatumye ugeraho ufatana na Semungu mu mashati Benda mukarwana mbere ko Kaspa bakiza? Ibintu byinshi biba biraho nyine tu. Agire we urumva we aba yumva ko ibintu byose abagomba ego yiri umukire aba yumva ugomba ikintu cyose ababwira umuntu yacyumva. Ibyo byabaye nyuma y'uko akubwiye ko umutima we wamenekeye mu wawe ukavuga ati shindwa shetani. Ibyo gihe urumva najyaga kumureba turi kwa ba Caspi turi kuganira bya bindi bisanzwe, ugasanga arimo urumva ni nk'ubwa mbere nk'umuhungu yarankozeho nko kwita ko kwa kuntu bakora ku muntu gutya bya bindi byiwe. Mbona arongeye. Ndamubwira simbishaka. Mwari mugane kwa kundi muganira akagukora kuri muri salo turimo turarya inyama rwose ziri no kotswa. Ukabona gukabakabye. Nkagira nyine
urumva ngiye kubera ko ni nabwo icyo gihe ndumva yari amaze nk'iminsi avuye hanze nyine bamuvuga ko nyine bamuvuga ko ari kura biriya bigoro nkavuga na bya danje wana ndi tayari ndakanuye nta kintu cyambaho kumbe mwaba muri kurya akaboko kabara kaza yagukoze kwitako navuga ni agaseka ngo hey kabagukozeho atungije kubita ngo bize ndavuga ibi bintu ko mbona bitoroshye none nkatwe tuba twarakuze tuba tuvuga uti ibi bintu reka ngaho intambara igomba kuba ugomba ndahagurutse ngiye kwicarira na Caspiano yari yicaye Caspiano yari ahari ibyo nyine yari ahari Caspiano bagabireba wimutse ubwo batangiye kumbwira ngo tukore turakoze n'inama twagiye bikarangira inama idakozwe ngo ya traffic urumva batangira kumbwira ibintu byose bya traffic niyo mpamvu wabonye cyagiye twaje baranyiha bombi ndabihorera kuri live baranyiha ndabihorera ndabwita none urabizi kugira ngo ibintu bigende neza n'ubundi ntabwo naremwe kugira ngo n'ubundi nze ahangaha bashaka ahantu yatuye benda ahantu yatuye akavana ijambo mu kanwa akakubwira ngo mba iyo scenario ntabwo njye nyikura mu mutwe ngo nyumve wowe muri wowe wifashe ute wiyumvisha ute narumiwe mbibwira Caspi rero nawe yandwaniriye ngo ibyo ni ibyanyu mujye mubyimenyera mwari hebe yabikubwiye muri bari i Nyamirambo muri the Bironge aboro twakoreraga i Nyamirambo abimbwiye ngewe ko ni nkaho mba ndi rasta ngira ngo ari kujokinga yarakubwiye ati yarakubwiye ngo ndagukunda yarakubwiye ngo wampaye ntabwo ndi kubikurura ngo Eric yakwisanze yakubwira uti ndagukunda wanabigerageza ukuntu uko bimeze what the fuck ndamubwira uti urabizi rero iyo umuntu umusabye agomba kuguha cyangwa akakwima ngenda kwima oya ubwo mu kumwima rero sasa abwira Caspi ngo namusuzuguye ngo yamuhamagara ariko ushaka kumbwira ibintu by'akazi ngo nanga kumufata ngo ndamusuzugura yahise abihindura iby'akazi tangiye gutyo yahise abideturuna abihindura iby'akazi ubwo rero nshatse kubivuga ngo mbibwiye Caspi ngo navuge ndamubwira nti ubwo byo twapfuye arambwira ngo hoya ibintu byinshi mani ntabwo mba nshaka no kubitekereza hanyuma niba bahise bafata umwanzuro wo gutandukana nawe oya ninjye wavuze uti noneho ndabizi ntabwo nshaka gukorana namwe reka ngende nkuru kwanjye ubwo n'ibicamo bizacamo n'ibitanacamo nzabyihereza niyo mpamvu yageze aho yataka sheri wawe gute rero Inderike sheri wanjye uwuhe ninde wa mukobwa mwakundana nagize bebe wandi mwakundanaga ninde wandi ninde wa mukobwa ninde ari nta mukobwa yibasiye umwe ubyina ninde ni Divine ninde umwe yibasiye ninde namumenye si ngombwa ngo uvuge izina rye umwe w'umubyinnyi ninde ariko yitwa ntabwo yamwibasiye yari ntiyamwatatse mani kiragiye sesi ndumva nagiye kuri live nawe baraje arabyumva ko nagiye kuri live barabivuze aramvugira ndumva yaramvugira akuvugiye undi aramwatatse amuvugiye nibwo yamwatatse baramwatatse ibintu byose yagiye ku maradiyo aravuze ngo turi indaya ibintu byose aravuze nuko nyine nibyo uko byageze ngiye kubona mbona n'ubundi birabaye
so ibyo byose wowe nk'umuntu wa passenger experience nyine yagerageje kwa approachinga kugira ngo aguturitse ariko ukamubera kasamutwe ukimara kubona bino bintu byabaye urebye n'uburakari yagize agahita bihindura ibyo kugusaba agahita bihindura iby'akazi ukabona ibingibi byabaye wiyakiriye ute wabibonye ute like how did you take it niba mvuna kikubajijeho bwa mbere wabyakiriye ute caprice yagize uburakari yagize akakwataka agahita bihindura iby'akazi akagushyira bikanga ishongo yaje kubwa babirigi how did you take it byagenze ute wowe wabyakiriye gute kuko wowe nk'umuntu wahuye n'iriya bad experience ntekereza ko ibi bintu kubyakira nyine ubyumva cyane kurusha tubibona mu nkuru. ntabwo biba byoroshye kubyakira mani kubera ko nibwo bwa mbere bibaye ku muntu kandi ndakeka ko n'umuntu bwa ubundi reka mwere umuntu wese urumva. Thank you Vava, thank you. Dukomeza haragiye kwaka umuriro Benda, komeza mbwira. Umuntu wese nzi ngiye niboneye n'amaso yanjye wakoze biriya bintu nta mahoro ajya agira. Kandi noneho umuntu wese ubyumvishije bwa mbere nawe nta mahoro agira. Kubyumva byonyine gusa. Kubyumva gute? Nyine ukajya kubona ko nko twiba twakuze twebwe ibyo bigoro bitanahaba. Kajya kumva nk'umuhungu arakubwira aprocinze. Wumva ibyo bintu bitabaho. Wumva bitabaho. Noneho nabe nabo bangabo ikintu kiba cyaragenze neza nabo ngabo ikintu kiba ikiza kuri bo. Ubu ntabwo biba byarageze muri social media. Urumva aho batandukaniye nanjye rero biba byarageze kuri social media. Wowe kwihangana ukabona wenda niba ari ukundusha izina niba ari ukugira iki ukabona nta kintu ashaka kuvuga cy'ukuri ahubwo ari kushaka mbeshyere nagerageza no kuvuga ukazanyandikiye nka message ku ruhande ikaza hamwe hejuru umuntu akayibona akabura icyo yarenzaho man akakwandikira message akubwira ngo iki agusaba guceceka. Bro wowe ntabyo ibintu byambaye nta na kimwe ndi buvuge ku bindi birenza ariko icyabaye yaransabye ndamwima ibyo ngibyo byo narabivuze. Abantu bangira umusazi bangira ikigoryi ngo ni umwana ndamubwira iki baranyiru ni bamvana muri traffic iri ari traffic yabo ndabyihorera ndagenda kugira ngo nshaka amahoro. Byaragukomeye byaragusubije inyuma mu mikorere yawe n'urugendo rwo muri ubungubuze Imana bwawe naranabivuze ko abo ibintu byose biba kubera Imana kuko kuhava niko gukira kwanjye. Kuva muri biriya bintu kwigobotora se muhungu niko gukira kwawe. Kuva muri traffic kuko urumva niyo abana duhembaga urumva ntabwo ngiye amafaranga yangiraga mu maboko. Barahembaga bagereza amafaranga Eric se muhungu yose akagenda yaduhereza. Ariko ubu ngomba nabdiringa diru yanjye amafaranga akageraho ku mufuka wanjye ari njye bwa mbere aciyeho atabanje guca yirya. Numva rero biba byarangiritse ikintu kandi bituwe bice mu gende n'ubica mukabishobora urabutsinze icyo kintu. Urumva urabutsinze iki kintu. Wabisohotsemo neza Benda wabisohotsemo neza. Ubu mugabo nta ngaruka byakugizeho nyuma ntabwo wongeye guterwa ubwoba uretse urabwoba. Nyuma nagiye mbona abahungu bameze kuriya benshi kabisa. Nyuma nagiye mbona abahungu bameze kuriya bansaba mu nyonda nkababwira uti petit oya inyo yanjye ntabwo nyitanga. Benda ndakwiyamye. Nyuma nagiye mbona abantu bagiye batandukanye nabo natarinzi. Wari usanzwe uciringa nabo? Kwa kundi ubona umuntu bisanzwe mani nk'uko tuba turi kuri live cyangwa mugahurira bo mu kabari. Utazi ko ari wagwana. Ubundi ukuntu twabitaga se. Abasangira ngendo. Utazi ko ari umusangira ngendo. Nese ubusangira ngendo saba se muhungu? Si iryo jambo se muhungu warizanye si kwa ruko ngiye ntigeze nigemera. Nyine niwe wabizanye urumva umuntu wese nabonaga uri kungira ibyo staff yabaga nayo ubwo n'umusangira ngendo. Wataye.
kuko bose babaga bari abatangiragendo. None buriya nagiye kubona mbona abantu benshi koko bazi ko byarangiye kugira ngo bigabanyuke bikiyongera. mani uzi ko wahuye n'ihungabana aho kugira ngo bihagarare wabahakaniye byariyongereye abandi nibwo babonye access kuko abantu babirimo ni benshi mane nuko babikora bihisha. nyamara twaratewe uko babikora bihisha. Ngewe nari kirebera ukuntu nkunda abakobwa. Grand frère baje kumusobanurira aranyishe. Grand frère baje kubimusobanurira arabyumva yaranyishe. Igihe najyaga no mu rugo ugasanga najyaga mu rugo ukabona mfite nk'ijambo ariko ukabona nta jambo nyigira. Nta jambo kigira ni nkagenda bose ukabona bumva ntabwo bashaka no kumva ibyo ndi kuvuga ahubwo bakaba banyitegereza cyane. Uzi ko umuntu wese twahoraga akanyitegereza cyane. Oya bavuga uti se mutinganye koko tubwire. Buri wese bunageraga iyo amaraga guzinga yagahita ngo tubwire. Yabawe ko wahuye n'uruva gusenya mu Rwanda. Ntabwo ibi bintu n'ubundi iyo muri yiyemeje kuza kuri izi mbuga bazavugwa mpaka apfuye kuko niyo wapfuye basigara bakwaporodinga ibiganiro stili na n'ubu baracyavuga. Ntabwo rero barekera kuvuga aho Imana imurengere imworohereza yarambora ariko kuko ni insazi tu ko bya bintu bitoroshye ko wahuye n'uruva gusenya muhungu wanjye. Ahubwo mu minsi iri imbere turajya abakobwa bo bafite ibibazo barajya babura abahungu babatereta n'abakobwa se ko nabonye bose ariko bimeze n'abakobwa nabo bagiye muri iriya ntuza ababebe nabo ni amahybrid ateye ubwoba. ahubwo abantu baba mu kabari baba babiza benshi. ubu ni ukujya ujya gushaka umugore ukabanza ugasenga yaba yaranabikoze basi agakizwa akabivamo ukavuga uti aho akabivamo basi none n'ubundi umuntu wese umuntu azarongora kuri inoze muri kino gihe biragoye kuko abajene benshi bari no kuvuga uti reka tugerageze twumve ukuntu ibyo bintu bimera kandi bakavuga ko ari nabo hari amafaranga menshi. Gute rero buriya ngo mu butinganyi harimo igiceri ugasanga nk'umujene umva ukuntu ibintu bigenda kugira ngo umuntu abigemo. Umujene aba nta bushobozi afite sibyo kandi ashaka kubaho neza. niyo gene zigezweho muri kino gihe. Abajene basigaye bashaka kubaho neza batavunitse. Iyo abonye rero umupeti bangana ayibereye nko mu modoka ye akavuga uti uriya mupeti yaragafashe bakavuga ko ari umutinganyi cyangwa babona yiyambariye nk'inkweto nziza cyangwa umupira mwiza cyangwa aba mu nzu nziza akavuga nanjye ngombe mbijyemo mbigerageze. ubwo rero nuko nguko agerageza kandi biriya ntabwo babigerageza bro. Ntabwo biriya bintu babigerageza. Ntabwo ari imaho numve nsomeho ndagusubiza. Hariyo ugiye hariya gutana korohera wajya wicaye nk'uku wakumva ushaka gukora wakumva ushaka nko guhumeka kwa kundi duhumeka ukahita ushiduka wineyeho. ubwo iki bagiye bari menshi. Hari ubigerageza umutsi bakawuturitsa yashaka kwihumekeraho ubwo ari gusura mu kinyarwanda asanga yinereye bigasaba ngombwa ko ahaguruka ameze gutya yanyunyemo gutya ngo tutabibona. ntabwo yagenda yemye ahita agira ngo Benda uri umunyamabi adashobora guhaguruka ngo agende neza. Biriya ni no test bro. Ni no test. Ntabwo ari inzoga ya Jack Daniel umuntu aguhereza ugasomaho ukamusubiza ukumva nyine test yayo. Ntabwo ari igisindira cyangwa ntabwo ari itabi ntabwo ari vape ntabwo ari iki.
ngoma aho numvewe biriyo wagiyeyo nyine jya umenya ko ugiyeyo ugiye impamvu batagaruka ni ukubera iki? ntabwo wagaruka nyine wayi buriya ngo muri asi hararyoha kurusha ahantu haba baby maze izina rya Yesu numvishije niyo mpamvu batagaruka. Genda ntushobotse nawe ntabwo nshobotse pe we ariko hari warashobotse. ntabwo nshobotse buri ibintu byose biba kubw'impamvu ntihakagire n'umuntu wibureyiminga man naje gusanga ibintu byose biba kuri ino si haba hari impamvu bibaye gute ariko gerega nabimenye ejo bundi ntabwo nari nanabizi neza ibintu by'ubutinganyi ntabyo wari uzi? oya ibya Eric ibyuko yafunzwe none se byaragutunguye? twari turi muri aba pasti nibwo bamutwaye. Warabibonye? Yego. Urumva ngiye kumara umurebe bakajya bavuga ngo hari agapeti ngo bari bamaranye iminsi Musanze, niyo makuru ndi kugenda numva. Uwo mwana rero muri bari yacitse iwabo. Urumva Eric yagiye koze kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru. Icyunamo cyatangiye ryarira kuri zirindwi ari kangahe. Akana kacitse iwabo yagiye no kwibuka akiri Musanze, bajyana nk'ubuyobozi bwa hoteli. Umwana rero ngo mu gutaha ngo tumaze iminsi ubaye. Abaravuze arabeshya. Niba uwo mwana kubitwa rero niba baramukubise bamwita ariko uti nari ndi kumwe na Eric, Eric nuninde uti no. Numbaze iri byabaye nyuma. umwana yajyanye na Eric Musanze. Yego bari bamaranye iminsi. Umwana iwabo bati wari wagiye. Ati kumwe na Semuhungu. Umwana ntibagiye kumupimisha. Abo ngeze niba nizo wenda ko umukobwa ushobora kumusambanya bakavuga bagapima hariya mu myanya yabo y'ibanga, umuhungu yiye kumupima bapima mu kibuno. Je sinzi ukuntu babigenza kabisa. Nabibajije Oswakime ejo bundi ngo nyine bapima mu kibuno ngo barebe ko akabuno barabiri bizarre. Abaganga baragoye. Akabuno ngo baragapima. Baragoye. None hari n'ikibuno kiba kirimo ubwoya. Urumva? Baramubwira ngo henamo cyangwa uduha umusarani. So noneho umwana bakimara kumupima nibwo bagiye kurega Semuhungu se? Umenya barambwiye ngo henamo. Erega reka mbwira ari namuntu ari mu byo ushobora kubwira ngo ari mu byo ushobora kubwira ngo nari ni kumwe na Eric nanabyumva. Nashaka kumva icyo kintu. Ntabashe kumva ntasobanukirwe. Nafite kuri phone za. Eric nariyo ejo bundi yarabitubwiye ntitwabyumva. Ngiye bambazaga ibyanjye ku giti cyanjye. Kubyerekeranye Semuhungu ariko simbizi usaba mamaga nyine bagwamaga bakoza niba yaragunoze. Rega nawe buriya benda reka ze tukubwira ukuri, nta mpamvu yo kuguhisha. Twese dutekereza wowe. Ngese ndi andaye n'uzundi yarabafunga andaye. Ntabwo Semuhungu aregwa ntabwo ari kuregwa under age man. Sinzi mpamvu muri kubyitiranya. Nta under age ari kuregwa. Ntabyo narinzi pe.
no we bavuga ko yafashe ku ngufu we basamanije ku gahato ariko nta nda age igaragaramo. Ribu nawe yaraguhamagaye kubaza nawe niba bajya gupima kabuno. Yabambazaga niba nereta abana b'imyaka 13 koko. Ariko se birabyo byavuye wa mugani ko byo nirengagije kubikubaza ko nanze kwenteradinga ibintu by'ubugoryi. Ubundi birabyo byagenze. Kandi n'ubugoryi tubiyorere. Mujene ntago ari umwana mwiza kabisa. Oya nanze kugira ikintu bibaza kuko ni ibintu by'iharabika njye nabigize nko guharabika. Nababwiraga ngo harabika no ni uzi ikintu babyita. Yamarabitse aranyangiye ni nko gufata izina ukaryangiza. Oya reka nkubwire be nta kintu ushobora kwangirikaho hariya. Ati wabaye umuntu. Oya naramwihoreye ubundi ibi nari byo nibwo bikusaza bikenda kwica. Oya birapfusha. Naho ubundi nukubirebesha ijisho ukabyihorera. Oya biriya byo ntabwo bigezeho mbikubazaho sinzi impamvu bizanye bireke. Nta kintu kirimo. Nta kintu umuntu afata. Oya nta kintu bifata mu biriya nabiciye amazi nta nubwo nashatse no kubivugaho na gato. Wigeze ubona mbivugaho se? Basi yavuga basi nk'imyaka 18 man basi 13. None se oya nta mpamvu yabiriye. Nta kintu kirimo kabisa. Naramwihoreye na ariko nyine urakaza mu isi nziza y'intuza. Y'iki? Yo kwamamara ni kuri abigenda. Ye narabyakiriye mani good. Maze ubu baracyavuga. N'ubu baracyabivuga se? Uziko buriya amakuru udafite. Urumva? Exactly kuri nuko rero. Buriya muri kiriya gihe bari baramubuze bakaza kumubaza abantu bagendana nabo. Bari baramuburiye he? Ndabizi se. Ubwo ukuntu banamufashe wabonaga ko bari bamaze igihe bamuhiga. Muraza kutaza kambaza ngo Eric ntabwo uzanari ngoya naho nje simbizi. Kuko ari Musanze. Ese yari Musanze? Bakamushaka bakamubura. Rero iyo baza gushyiramo n'imiyaga bari kumureka abapasti karangi nako nyine akagera iwabo. Kwa kubwira iti bagufasha kubwira iti nkurikira. Kwa huye n'uruva gusenya benda. Baraguhamagara kubaza niba nta makuru mufite ukamubwira iti nayo cyangwa arahari. Wisanze gute rero muri iriya saga nubwo bitari ngombwa kuyikubazaho? Bambaje nk'umuntu bakoranye. Eric ibintu byose narabipostinga ameze nkanja. Umuntu wese wabona kuri Snap niba kuri Snap baramuhamagaye. None ikintu kiba kibabaza bakizi se giteye ubwoba. Nuko bagiye muri telefone bagasanga amayo mu video. Bagiye muri telefone basangamo ama video. Yababa we. Urumva rero ni sazi bro. Ama video yaba none se ama video na yafashwe na telefone cyangwa na yafashwe na kamera zo mu nzu?
Godfa no kwa Eric hari kamera kugira ngo kandi niyo umuntu utaba wese uri iwawe ibingiye biri aba biri kubera azibona, iwawe umuntu aba abizi, so biri ariko connected na telefone. ariko amafoto yo mu nzu ni ibisanzwe rero se no mu buriri si babivuzemo se Simbizi ariko muri salo hanze no mu byuma no mu makorodori arimo muri korodori kamera zirimo. ariko erega iyo turi kuvuga amavideo no gusakaza ni amafoto ari kubasambanya bari gusambana, ntabwo bari kuvuga amafoto yo mu rugo yo mu makoridoro nyine byaberaga byose n'ubundi kuko hari kamera. Ku bintu biba byaganiriwe mu nzu ye byahakorewe byose nyine kamera zirabifata kuko mu nzu ye harimo kamera ahantu hose. Nibyo rero bafashe nibyo bafashe kuko njye nabibonye hari igihe hari abantu bagiye kumutera. Bamuterera iki? Sinzi ikintu bari bamutereye kabisa ariko bagiye kumutera turiyo muri kwa Eric. Ese namwe mujya kwa Eric? Oya njye nagiyeyo ni ukumusura bisanzwe, aho njye nagiye kumusura rimwe bihura n'abo bantu bagiye kumutera, so nyine bose bagaragara kuri kamera. Niyo nabonye nyine ko inzu yesitaye kamera. Bashaka kumwiba? Eric azi kubana mani ku bantu batamuzi. Azi kubana? Mukaza mugururofa. Hapana. Scenario wahageze ukiremo request? Scenario waje ntiyakoranye nawe? Sitwari niwe watsimbuye muri traffic. Aranje umuzamureke nayimubwiye aze. Okay. Okay. Twagiye ariko abantu nayo makuru nibaze bayatange rero ntabwo dukomeza kwicara gutya abantu sinzi ibyo murimo sinzi abantu batari bakubakandaho. Ni gute kuri izi story nta mafuko yine ari gutangwa ubu ntuza ntiyabakamaze kugera ku 10,000? Haracyari kare cyane. Haracyari kare. Bari kumbwira ngo naburaye abantu baza akabenzi ko kwa Mukamana niyo waba wariye. Akabenzi ko kwa Mukamana kameze gate? Kurya akabenzi. Mukamana ni umugore ukorera Nyarugunga. Ba Bruce Melody, ba Majid the Black, abantu basuze muri industry. Najya gukina football Nyarugunga nkabona niho bicaye. Yera nta bushobozi burabona. Oya. Na kabenze ariko karyoha. Ni kuri gutapfuna. Bantu baje nguko bimeze ntabwo byoroshye. Benda ukurikije ku makuru ufite wabonye utekereza ko imungu biza kumworohera ko iki cyaga gishobora kumusimbuka? Biragoye. Biragoye kuko urumva hari nabo batinyuye man. Baravuga? Arabo batinye baravuga rero hari abavuze ngo yarabakangishaga ngo video zabo barazishyira hanze babamenye ko nabo ari bo. Ko numvishije. Ngo yamara kumenya ko ari bo ngo bazagaruke. Abo nabo ngo bajyanye ikirego. Nabo bajyanye ikirego? Ariko ubwo nyine yari amaze kubarongora. Nyine urumva ibyararangiye bo bakavuga uti bakaba ngo bazamurega. Akavuga utabwo ngiye nzabishyira ngo hanze babone ko namwe muri abatinganye. Nuko rero so barabatinyiye. Hari abo nyine batinye barababwira uti mugende.
Baba we abantu bari harya kuvuga ngo se ni umugore cyangwa ni umugabo, ese Titi abatinganyi ku bantu babonye videwo za wowe ntabwo ubundi wasuye bafunze gore wapi njyewe ntabwo twari inshuti cyane, yari inshuti na Ben. Umva se nawe yagiye shange narahagiye nari inyama ze nywa inzoga ze none ariko bakomeze byongera kuzinywa ne Godfa we bayumve. icyo kintu warubajije Benda urumva ni ukuvuga ngo mu bimenyetso byo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato, yego urumva njyewe nkunda kwivugira mu mategeko, urumva buriya urabizi ko mu rukiko ntabwo haba ari gukora nyine bino twe tuba turi kuvuga, bo baba bari gukoresha ikintu bita ibimenyetso. ngaho mbwira rero ukuntu bapima akabuno k'umuntu niko nibyo Benda ari kwibaza mu kanya. Benda mu kanya aravuze utubuno se aravuze ngo buriya bwoya nanjye cyo ukora nanjye iyo diru niyo hantu rukomereye. Ikintu kiriho urumva ikintu cyonyine gishobora gufunga Semungu kizanatuma gishobora gutuma bamufunga ni kimwe, sibyo? Ni video, urumva ni video, kuko mu rukiko ntabwo hakora ngo uyu yavuze ngo byagenze gute, barareba bakavuga ati nimba uyu ngo yari kukurega iki, uri kumurega ko yagukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato utabishaka, kuko ntabwo ari kumurega mineri, urumva bari kumurega nyine ko yasindishaga abantu, sibyo? N'ibyo rero byo gusindisha abantu, urumva Godfa nabyo bisaba ibimenyetso. Ni nka kuno nyine w'ipazomani, urumva twebwe hano hanze baravugaga ati niwe mbarutso ngo y'ibintu byose, ariko Saiba yagaragaje ko nta hantu bigaragara ko Pazo yigeze sharinga iki video, urukiko ruramurekura. So nubwo rero na Semuhungu nawe urumva ashobora no kuba n'ibyo biboro yaranabikoraga, urumva, ariko ikintu kizabaho hagomba kugaragazwa video, kuko numva nimba baramufashe nyuma ibwo busambanyi bwaranabayeho, urumva Godfa nta nkeka ko nta spam zaba zikiri mu nnyo, urumva cyangwa se akaba yaranakoreshaga n'agakingirizo, you feel me? So rero ikintu barebaho ubundi ibimenyetso nge mbizi ku bakobwa, ku bahungu byo ntabwo nari mbizi pe, urumva no ku mukobwa nawe iyo wafashe umukobwa w'abandi ku ngufu, nka kuno nshobora kujya kwa Keza Teriski nkamufata ku ngufu, iyo agiye kundega hari ibintu bashingiraho bindi, sibyo? Bashingira baravuga kuko ugomba kugaragaza, barakubaza ko icyo utasakuje, kuko urabona ko hari igihe abakobwa basigaye barabigize umuvuno, ugasanga nk'umukobwa mwatahanye, byagiye biba ku bajama bamwe kugira ngo izo case wagiye uzumva, ugasanga umukobwa mwatahanye nta n'ikintu mwavuganye, mwabyuka mu gitondo bamaze kumufata kuri wancenke, akabyuka akatavuga ati ngama miliyoni wanyemereye from nowhere, ukagira ngo ni brag, akabavugije induru, urumva umukobwa bakaba baramujyanye. So iyo bakujyanye rero hari ibindi bimenyetso bishingirwaho, kuko ntabwo umuntu yavuga ngo amufashe ku ngufu nta myenda wamuciriyeho, icyo ni kimwe, atagaragaza ko wenda bakakubaza se kubera iki utavugije induru, urumva ushobora kuba ati wenda yari yamfatiyeho ikintu cyangwa se yari yamaye ibisindisha, kandi nabyo iyo ubivuze gutyo ribi itagufasha ngo ikujyane kugupima barebe koko hari imiti yaguhaye, hari ibisindisha yaguhaye, ibyo byose biteshwa agaciro mu rukiko, kuko hari umucamanza aba ari hari nka arbitre, urumva nimba bari kurega rero Semungu akaba ati ngo yadufashe ku ngufu, yakoze ibi nibyo koko bishobora kuba byarabaye, ariko bigomba nabyo guherekezwa n'iki n'ibimenyetso, kuko mu mategeko avuga ko ubuhamya bwonyine ntabwo buhagije, baba bugomba guherekezwa n'ibimenyetso kandi bifatika. Murakoze cyane. ariko hariya by'urukumva none bamubwire Titi, yego none se Titi ushobora kuba umuntu mwahuye uyu munsi, urumva, ariko yenda ngo umuntu yoze, urumva ntabwo ibyo bimenyetso bise bigaragara, ariko barapima bakabona ko ibyo bintu byakozwe, ahubwo ikiba gisigaye mva nkubwire Titi, ikiba gisigaye bareba nyine ni ukumenya noneho ninde wabikoze, ariko kuba bapima bakabona ko ibyo bintu byakozwe
rwose aho yakozwe ngaho turi kumwe. Ni ukuvuga ngo yego kuba babona ko akabuno karangaye barabibona ko babibona karangajwe. Ariko Eh, haba hasigaye kumenya ngo karangajwe nanjye. nande kubera Urumva? ko hari ntabwo bahise bakora uvugisha ukuri abaniga bapima uwo musoma mwana umwana aravuga amakuru mfite rero wasafu urukumva musume mwiberamo amakuru mfite urunega Ni- byamaze kunisha amakuru avuga ko Eric adahakana ko yabarongoye ariko muraburizo wallahi umva se Eric Eh. avuga ko yabarongoye umva ikintu ahantu ibintu byabereye akasamuze nka ibikiwerewere we avuga ko yabarongoye ko ngo ntabwo yabarongoye ari amasugi Oya, uretse okay, ubundi haba hariho n'uburyo bubiri. Kubera ko iyo atari mineri we ashobora kubyemera akavuga ati ngiye twarabikoze ariko twari twabyumvikanye. niko wavuga Numva none ehe ijambo ngo rero ryakoreshejwe ngo yaravuze ngo mu bapime ngo ntabwo ari amasugi yego nafite nyine umubaza yego mbwira isugi yo mu kabuno ibimeze iti mu kibuno n'aba amasugi nuko ngo reka ngutere story nk'izo muri gereza. Muri gereza iyo umuntu bamufashe bamutinze urumva hariya urabona na forensic ibaho, uzi ikintu bakora bahita babajyana kwa muganga bakabahenesha nimba ari nijoro babafashe bagafata itoroshi bakamurika ngo gwiki urumva kuri forensic ho ntago nzi ukuntu bapima mu kibuno. Gusa nyine ngarutse kuri icyo kintu wari uvuze nibyo nakubwiraga, Semuhungu aramutse avuze ko ye nyine babikoze urumva atari ku gato bari babyumvikanye urumva ubwo uruhande ruri kuvuga ko yabahatirije ruzana ibimenyetso urumva rugaragaza ko babafashe ku gahato. Nibyo nakubwiraga, kereka iyo bamufatiye muri action uri kunyumva bagasanga ari kuri uwo mwana bakahita bamujyana direct kumupima bakareba ko mu mubiri harimo ibisindisha nta yataye n'ubwenge, ariko kurega nyuma urumva kurega nyuma ko bati umuntu yari amohoteye ibyo bimenyetso biragora baramufunga ariko birangira akenshi bamufunguye. Ibyo bintu byo nabyo ibyo avuze nibyo kukireka iyo bamufashe bakavuga mu gikorwa urugero bari kumubu nonaha yego Godfather njye ntabwo nshobora kuza nkavuga ati ngo yanywesheje inzoga kera inose ubwo ibyo bintu mbifitiye ibimenyetso. Nibyo mpamvu navuze ati kereka ari amavideo kuko numvisha muri kwa kenshi Semuhungu ngo ibintu akunda gukora akunda kubifata amavideo nyine ari muri ibyo bintu ibyo ngibyo byo rwose nta nubwo yazagaruka urumva mbonye wanditse ngo Semuhungu yatashyira urumva oya gutaha byo ntabwo yahita ataha ntabwo bibaho nimageragera azagerayo kuko biriya byakurikiranye ubwabyo ntibimwemerera kuburana ari hanze. Ni ibyaha birengeje icyaha cyose kirengeje imyaka 5 ntabwo washobora gupfa kukurekura ngo uburane uri hanze kereka urumva ibimenyetso biri kugaragaza ko nta hantu uhuriye n'icyo cyaha baramaze kubapima urumva nibwo iminsi 30 bashobora kubishingira kuko wibuka ko iminsi 30 ntabwo bamugiye kuburana urubanza mu mizi urumva bareba impamvu zikomeye zatuma ukurikiranwa uri hanze. Mu mpamvu zikomeye rero zitosha gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze hari ukuba icyaha ukurikiranweho ari icyaha kitarengeje imyaka 2 urumva hari ukuba babona ko utatoroka ubutabera hari ukuba babona ko urumva like ufite tuvuge hari ukuntu ufite umugore urwaye ari wowe umwitaho urumva nizo nazo ni impamvu zikomeye zishobora gutuma bakurekura gukurikirana uri hanze. Cyangwa se cyakana ari nacyo cyanyuma bikagaragara ko urumva hari ahantu nyine nta hantu icyo cyaha muhuriye of course nta hantu uhuriye n'icyaha nta nubwo watoroka ubutabera ubuzitaba kuko ntabwo cyaha kiba kiri kuguhama. Ikintu kiba gisigaye ni ukomeza kwitaba ubushinjacyaha ukazajya no kuburana urumva Godfather buriya kiriya kintu ngo ingwate ntabwo zikunda gushingirwaho cyane ngo umuntu ngo yatanze ingwate. Abantu nyine bagira abantu bemeza ingwate cyane wa muntu akenshi ubuzira ibintu by'amafaranga niwe bapfa kurekura by'agateganyo yatanze ingwate ariko abandi urumva bagomba kukumanura urumva haba na disikrema nawe azamanuka Semuhungu nawe nabura n'abataramupima nawe azamanuka twongeye tugatekereza tugasubira inyuma tugasanga ari ubugambanyi ko nabwo buhari ubugambanyi arewe ntabwo wagera na benda se ari ibyo abantu bakaye bose barabafunze urumva rero Godfather ni ibyo rero nuko nguko amategeko akora amategeko ntago nta nshuti agira amategeko nta bavandimwe agira
amategeko ko ngomba kumuca. ubundi bagahita bashingira ku ngingo. Ni nayo MC mpamvu Nario mubona yahageze. John, ni nayo mpamvu MC mubona Nario muri niba iriya- wageze wandike muri comment. ni nayo mpamvu mubona muri iriya kese urumva Godfa Yagize ate? yamaze kwandika already. MC Nario yanditse. muzamuntu Yego. Reka muzamure. barahari niyo mpamvu mubona John bari baramurekuye ariko baburana bakamukatira kuko hari n'igihe bakurekura by'agateganyo ariko mu urubanza mu mizi ibimenyetso bishingirwa bikagaragara ko nawe hari ahantu uhuriye n'icyaha paf bakaba batabagukatira. Aha. imbi Reka tugaruke rero kuri MC Nario wasimbuye Benda, ariko Benda mu gusezera akazi kwa Semuhungu bakoranaga akavuga ko impamvu asezeye ari uko yamusabye akabuno. Benda akavuga ati ntawe wacu wapfuye atyo, ipfumva mu maso genda uzagwa ahandi ndakwimye. Nakoze brage kuri Nario kiriya gihe. Nario ukimara kumva ko umufatanyabikorwa wawe umuntu mukorana akazi uba ari gushinjwa gusambanya abantu bafite imiterere nk'iyawe, Babarire gusa MC Nario ntimumuhe utuyimogi. urukumva bwana Nario mwihangane utaza gukura rwayo, ihangane ugende gake. Nario sinkubeshya Benda we yarabisimbutse, ariko wowe kugeza n'aya masaha turabizi ko utorohewe, urarwaye. Tukavuga ati ubu burwayi urwaye bwaba bufitanye isano n'ibiri kuregwa Semuhungu. Icyo ni kimwe. Anje Diva, hello sheri wanjye. Guys, mukande ku bantu banyu, mukande ndashaka kugira ngo pano mutange amakweni, mukande kabisa, ndatanga kugira ngo pano ibe blessing. Dukande ho mudukure kuri iyi mibare. Ndashaka kubaza ibi bintu Semuhungu akurikiranwaho wabyakiriye ute, urabivugaho iki? Amakuru ejo bundi watangiye kutubwira kumva n'imvano yabyo, ariko network ikubana nke cyangwa ntibyakunda uvaho. Ndashaka kugira ngo usobanurire ibi bintu bimeze bite, amakuru mfite na Nario. Mike Keza, reka maze nsuhuze Keza na Jimmy Bebe abashu muri aho. yaho nabi Umusore witeje imbere nkunda cyane DJ Benda, how are you? fresh ni fresh. Benda Godfather. kanishe kubera yanze gutanga akabuno, ibi ntuze kubyirengagiza, ariko turanga mu ngaruka z'akazi wacu. ntabwo uzi ibintu byabaye kabanze mbabwire. nagiye kumanumva phone ya Nario bukeye bwabo mani ngo nubise ngo ni ibyanyabyo mani ndabure mani wa kintu ngo ngwiki Nario yampamagaye afite ubwoba arampamagaye nose ngo ni ibyanyabyo mani ngo mani ngo mbagira ngo ndabure menye ikivuga neza. ndamubwira gerayo urebe. Gera y'amahoro. wamubaza ibindi byanyabyo. Aha. Benda warashekeshe mani. Nyine urumva Nario rero icyo gihe kiragiye Nario ntabwo yararenze, ntabwo wari kumufatisha gutyo gusa. wapi? Agiye kubona mbona nimero yiwe nanjye gira ubwoba, nzi ngo basari n'inkuru agiye kumbwira. None se ngo mani ngo ni ibyanyabyo se wakintu ugomba kundagura nkamenya ikivuga neza. ndamubwira gira yo bawatature buro. Washaka shanje bawumenere kareka. Toka tataje. no niyeze kuma amakuru baranambwa ngo uri na Keza. ndavuga noke gera yurebe Ngumvuga Ingirisi. ngo uvuga English nguri kalasi. nabonye kuri live nguri karase ngo warize bureke uriya mwana wo kumuteremuko. ndavuga ntari bimunda yikire kumuteremuko. Niko Mr. Class we. Oui. Uraho. ngo yize Uganda da. Ngo yize Uganda ashobora kuvugana n'abakire. Wiyize Uganda. ngo yize Uganda ngo azinja niba ari ngo njangungu urire
Nariyo ibi bintu ukimara kubibona ibi bintu bikimara kuba ntabwo ari ibintu bishimishije nyine urumva Semuhungu yabaye bosi wanjye sinamuvuga nabi pe ingeso ze ntaho zihuriye n'akazi kanjye nawe kandi Semuhungu ngenda mwikundira bro ndamukunda ntari birye nyamara rero ivuga uziga Nariyo Pink ni Selina Kuma. nakubwiye ngo njyewe Semuhungu nta kibazo twakoranye umwaka wose dukorana uwo muntu ndamuzi bihagije ntabwo yigeze ambwira ati bebe turabizi tubigenze guta bebe Semuhungu namutwaye mu Gakiza arakizwa benda arabizi mutwara muri caca arasenga n'ubu ngubu abantu bazaga mu rugo bakamusengera urabizi aranyemerera na Kasipi turagenda tujyana turasenga na Emerine twese dusengera ahantu hamwe nanjye nari bujyeyo iraka ariko wa mugani benda uziko nagutumiye wa mugani Imana ariko amavuta yawe ntago aragufata Yesu ntaraguhamagara neza tugaruke gatoya asa umuntu akora ibyo biboro ubundi akajya no mu rusengero akicara akumva aratuje neza ndi kwibaza nanjye numbaza Nesa we barakumva Nesa bebe Nesa afite network mbimari urumva Godfather muri make umusore wacu Semuhungu nigeze kugira inshuti mbi yaba wowe yaba nde social media no muntu wacu wanagira amafuti ye mu rugo uko twabona pastor tukabona pastor mani uri kure sa nkuvayo mani sa nkuvayo gato ntabwo uri kunyumva uri kukumva ariko nyine washizemo igutere cyangwa telefone yawe iracometse wagira ngo wambaye gutera yambaye igutere wasanga haragiye mwamazi so Semuhungu nawe twavuga ko twakwishimira ko ibyabaye byose byabaye ariko ingeso reka amatwi ntubiza turi kuvuga ku kibazo kandi ngewe ibyo bintu byo kuzanga mukabanza ntabwo ngewe Eric ni inshuti yanjye tutarabonana utazi isura yanjye nkuko mwese muri inshuti zanjye I have no issue with that guy nta kibazo ndagirana nawe ariko ngiye uko ndi netre ntabwo njye afata side urumva niba turi kuvuga ku kintu tukaba ko kuri ibintu byabayeho kugeza aya masaha ngewe ngomba kujya ku ruhande rwa victime cyangwa kubigaragara so tugende gakeya rero mureke kubindyarya ndashaka niba turi kuganira hano tuganire turi soba aya masaha Godfather nta munyangire ngewe nakwemera uwo ari we wese cyo ni icyambere ngewe nkanjye kumva ngewe ko mfite munyangire uretse nta munyangire ngewe Semuhungu nagira Semuhungu twabanye neza n'ubu ngubu turacyabana neje ashobora kuvayo neje ubundi akavayo tugaruke ku biri kuvugwa ikibazo ibiri kuvugwa ngewe ibiri kuvugwa ni ibiri kuvugwa kugeza igihe umugabo abaye guilty mbere yuko aba guilty nta kintu nemeye no kuba navuga ibyo ntazi ntaba guilty icyo gihe tuzavuga ngo iyi ngeso reka ipfe guhoza abana ku nkeke koko ibyo murangira ari kuvuga niba ari byo nibi ntago ari byo iyo ngeso ni icike umva nkubwire rero muri sosiyete ukuntu bigenda iyo ibintu MC Nariyo ko hari ukuntu numvishe ko wagiranye umubano wihariye na Semuhungu ibyo ntacyo byaba bitwaye nabishoboye gende gato nuko bazi ko ibyo bintu ntabikora gende gake Semuhungu n'umwana mwiza pe manza ariko se wowe bite byawe wanyumva iki se utajye kugira intambara genda gake nuko mwabaye nuko uvuga kugeza aya masaha dukotinza amagambo nuvuga ngo uravuze ngo umuvugizi wa RIB yavuze ibinyoma yavuze ibinyoma wenda gakuru nzi nakubwira wene se ufite amayiko nyine uva kubwira wenda gakuru nzi njye nakubwira numiwe agakuru nakubwira agakuru njye numvishije urumva baciye burekinga n'umunyamakuru Onika niyo muntu wa mbere wabanje kuburekinga iriya nkuru arayipostinga saa sita z'ijoro biki aravuga ati mpita muhamagara iryo joro avugira bro
nawe uri kumena amazi menshi bro, gabanya amazi. Urumva? Ndambwira nti uyu muhungu arafunze cyangwa ati nariyo anytime murangira azabivuga kandi uzabibona. Ndavuga hey okay, reka dutegereze turebe. Ndategereza ati umuhungu bagiye niba ari za Bigogwe niba ari hehe hari abari baragiye. Ibivugwa ibyo Onika avuga n'umunyamakuru. Ati ibivugwa bivuga ko Semuhungu yagiye niba ari mu Bigogwe hahandi hari mu Bigogwe. Agahungu karamuzonga nkagenda kamwegera hafi aho Semuhungu atagashaka. Nimugoroba baragenda barahostinga hari azamusanze Benda akunda guhostinga best view yacu. Aragenda arakora hostinga hariya. Umuhungu amaze guhostinga nimugoroba. Icyakurikiyeho niki? Ngo icyakurikiyeho batashye Kigali ngo hari akana k'agahungu aho ngaho hagati aho ngaho ngo babuze iwabo barakabura ngo ariko kahereye kare kiyenza kuri Semuhungu. Ngo noneho umutipe aragenda ngo agahungu karara niba gafite aho karaye iwabo ngo baragakubita. Ngo bagakubise kavuga aho karaye aho kavuze ngo kavuze kwa Semuhungu iwabo ngo rero uratubwira ahantu rero waraye ngo akana karabivuga ngo niba arakimusanze agahungu. No, ariko rero aho ngaho muri kumvanga iyo muvuze ibintu mukavuga ngo umwana kandi ko tuzi ko mu kirego Semuhungu arimo kuregwa nta teenager urimo ibintu biza gusoundinga nkaho Semuhungu yasambanije cyangwa yarongoye umutineja. Twebwe agahungu kose umuhungu wese umugabo y'umuhungu kuko mu kirego nta hantu cyangwa mu byavuzwe nta hantu twumvisha umutineja kandi iyo baza gukora statement yaza kuba harimo umuntu utujuje imyaka y'ubukuri. Urimo kumva bari kugaragaza ko RIB bari gukora statement ko harimo umuntu utujuje imyaka. So nta hantu rero hari umuntu utarujuje imyaka. Mugerageze kubigira clear. Nimuvuga ko kana ngo kakubiswe ni wabo nuko ari akana katujuje imyaka kakirebwa ni wabo. Urimo kunyumva kandi mu bintu twumvishe nta hantu hari umwana muto muri size man w'amagara mato like agahungu kananutse bro. Oweje utwa small boys nyine tu nikanze mo yaha tongera ngo nutwo ngutwo nicyo kibazo cyabaye nyine muto mu magara urabizi twe tubyitawe na nkumu hikari 21 ariko afite amagara mato agasore gato ku buryo umwana w'imyaka 20 n'ingahe bamukubitamo amazi yo yaraye. Of course birashoboka umwana ukibi wabo birashoboka. Umwana wabi wabo hari igihe ibyo bintu biba bikiba. Umwana ubi wabo oya barabakubitana uwo mwana yarasoje segondere ejo bundi ariko nyine abari muto ni umwana cyari muto baramuse. Rero mureke mbabwire uretse gato reka tubaze twumve story nk'uko ko nari gushaka kugira ngo making it clear ko kandi komeza nani kubera iki muri genda bavuga ngo umukobwa niyo yaba ashoje senior 6 ngo abakiri muto byagera ko muhungu bakavuga ko umuhungu ari mukuru wayi. Ibyo bintu bigomba no kuzacika ahubwo mu mivugire. Reka dukomeze rero ubwo Semuhungu baje kumugira bate uwo mwana avuga ko Semuhungu yizamukira i Kigali ngo azamutse i Kigali bucya mu gitondo urumva byabereye i Musanze ngira ngo byabereye i Musanze yizamukiye i Kigali umuhungu wacu aje kwibuka kwa gatanu yari shuri ya nyuma za Musanze kwa gatandatu ku cyumweru tujya kwibuka ngira ngo yego urumva umukozi w'Imana umuhungu wanjye Semuhungu baba bamusanze ahari kwibukira. Ariko nizere ko iyo ukoze gutyo kuvuga ngo umukozi w'Imana sinzi icyo ushatse kuvuga. Semuhungu akunda Imana no modoka harimo indirimbo z'Imana kandi azarongora bro azashaka umugore abyare indane mu byiza. Yasabye Benda kumutingana Benda aranga baratandukana. Singuye arahari se bite byawe ariko nyine byararangiye uzajya wari umugarura ariko bite byawe ibi ngibi turi kuvuga komeza ntabwo nje gufata hano umuntu uri gukekwaho ibintu by'ibikorobero ngo mugire umutagatifu nkwemerere vuga story nkuko yaba ariko ntugerageze gufata umuntu ngo mugire umutagatifu narongora aramaze wese ntukarongora reka gufata umuntu aya masaha ntabwo turi kumuhamya ibyaha ariko uketsweho ibyaha ngo uzanga umugire umutagatifu. Reka ibyo bintu ntabwo ari byo narira gukora ikosa. Vuga story ariko reka gufata umuntu ngo mugire umutagatifu kuko ndi komeza baca umugani mu Kinyarwanda bani imigani mu matwi ubanje Imana ugiye kunzanamo n'imigani reka dukomeze ariko it's okay.
komeza njye ndi kumva Saidi yawe komeza kuvuga story yawe wacu ngibyaye ikibazo irakirigata bro. nta kibazo ubwo uzamurigate nta ribi ubwo nicyo mutana igatanye Mwana yanjye waligate na liga. byo kuri gatana kandi ariko byawe mani uzi kuri gitangaza komeza halo Umugore twari dusigaye twaribereye inshuti. none se Godfather ihanganeho gato narukira umubyeyi wabyaye umwana akaba gore uwo mubyeyi uza agahinda afite ku mutima none se yangana gukora umwana we. nyine namaze kumva buriya ndi kumva nkahita ngira n'ubwoba nkahita numva telefone ya Benda ko nta kamaro yamaze. Telefone ya Benda ntagiye kumva ko ntabwo yigeze ikuragura. Rega njyewe Semuhungu nanimuzi kiri muri Amerika man. Semuhungu na ba Janini n'abandi batipo muri Amerika aho ngaho ba Justin ngira ngo muri covid twakoraga ama live aribo bantu baduha ibiceri muri covid. Urabizi ko nakazi kari gahari. Semuhungu yatubereye umwana mwiza bro. We don't care ntabwo namugize umwana mubi ariko nariyo manzi urebe kuri imbere y'abandi 1470 nariyo wibuke ko ibintu uri kuvuga n'uburyo kwivugamo umwana wawe azakura akabyumva ama YouTube yose yamaze gucomeka iyo birabareba nariyo ngo hamagaye kangahe gerageza kuvuga ushizemo ubwenge kuko uburyo urimo kuvugamo nk'umuntu mwagiranye imikoranire ya hafi mukajya mutahana nijoro biraza kumvikana ukundi. Semuhungu ibyo bintu Semuhungu jewe icyo niba koko ubutabera bwamufashe rega dutegereze ibizagaruka ugiye nagaraba guhamwa biracyavugwa. Abahungu buretse gato Godfather abahungu ni bavaye bakavuga ngo twebwe twashakaga ibiceri Semuhungu twamwihereye ku neza. Urakoze cyane tugende gake nta wamuhamije icyaha kuri scenario erega ngende gukotinga hano komeza turangiza story ndakubaza ikibazo nyuma komeza beko Semuhungu man yatubereye umwana mwiza ibyo tubireke akazi ke nahanga yazaga rangiza scenario y'umwana ngo byagenze gute ndetse kubiciyemo to scenario y'umwana nyine nakubwiye yego ibyo ibihari bivugwa kandi ibyo uriya muhungu wacu yavuze bivuga ko umukozi w'Imana babarira ngo usabe sibyo kuko iyo uvuze Imana abantu bumva Imana nk'Imana nsenga nayo basenga aho ngaho aba urimo ntabwo ari byo gerageza gukoresha amazina y'umuntu ariko urukundo si ikintu gerageza kudakoresha Imana muri ibi bintu vana Imana mu butinganyi sibyo vana Imana mu butinganyi vana Imana mu gufata ku ngufu vana Imana mu gusakaza amavideo vana Imana mu bikangisho nk'ibyakorewe Benda ku karubanda uvana Imana muri ibyo bintu ndagusabye wakoze cyane komeza niyo mpamvu ikintu cya social media nyitinya ngewe ibintu byavuzwe muri 92 niyo wagira imyaka 62 biba bikivugwa bro. Urakoze cyane twagiye nari urumva umukozi w'Imana bivuga ko barangana wareka ngafata undi muntu we nkakureka niba ukomeje kuzana Imana mu butinganyi birababaje bro. Semuhungu urumva arazamuka kazi mutapinge screen kugira ngo tumwumve ageze i Kigali nyine araza ku cyumweru ajya kwiyibikira umukozi w'Imana bamusanga hariya baratwara mu gutwara Kimironko simanye niba ari hari ariko ubu ngubu ejo yitabye ubushinjacyaha ejo ko hari abantu bari bagiye kumusura basanga ntago ari kuri sitasiyo aho yari afungiye ya Remera ariko ni hari abantu bashaka kumusura bamugereho hari i Remera bamutere pisi. Reka wamusuye wowe ashaka kujyayo nuko ndwaye nuko byasanze ndwaye ariko nakujyayo nkamureba mani twarakoranye pe. Ese muracyakorana? Ntabwo dukorana kubera ko tutajya hostingira ahantu hamwe n'amazi bya hostinga nayo tugiye gusesengura tureke gushanga amarangamutima. Ni ukuvuga ngo mu magambo ngiye gukotinga ngiye ntabwo ngiye buriya nkubwire nariyo urimo kumva ugenda ubaze iyi nkuru nabajije abantu babana na Semuhungu ndabaza ngo mu ndangire Semuhungu ari mpamagara abantu babana nawe Semuhungu nibwo yarakimara gufatwa urukunyumva ariko bitewe n'iminsi twari turimo ntabwo ari ibintu umuntu yagomba kukazana ku karubanda mubyibuke
nahise nceceka mbitwara gake sa nk'ubrekinze y'inkuru ariko nyine mbitwara gake yatunda pfusha kuko urukumva nawe urabyumva. Icyo nshatse kuvuga ni kimwe, wowe tumutubwiye uyu mwana wamusanze, ariko mu nkuru yakozwe n'umuvugizi wa RIB ntabwo yavuze umwana, ntabwo yavuze umuntu wamusanze. Ndakagukinira ukumve, we yavuze abantu barenze umwe babiri. Umvikana Karine turi kujyana, barenze umwe babiri batatu. barenze umwe babiri batatu. Yego. Ahangaha tugiye kumva ibyaha aregwa ni bingahe? Bya bintu bitangiye gukora, tutangiye kuza mu cyatuzanye uyu munsi. Ndi kukubaza Yesu we Benda uburetse, Bwana byanze. Benda uburetse na Benda tambuka turebe ari kubundi. Benda tambuka genda turebe. No Benda haguruka. iyo bakubomoye mu kibuno ubugenda umeze ngo Wapu ubugenda ahubwo ukuguru kumwe gucumbagira. cyangwa ukabona ntabwo ujya ubona abaniga baba bafite ibibogisa bagenda bagira ngo uriya baramupfumuye baramukubise So urumva akagenda noneho bogisa yajya gufatamo agahita agira ngo tugiye kugenda, reka ahangaha turi kuganira bisanzwe abantu batwumva. Nariyo no kuvuga ngo RIB iyo ibyaha se muhungu akekwaho ntabwo ari ibyaha yakoze kuko ntabwo biramuhama. Bivugwa ko yasambanyije ku gahato umuntu urenze umwe no guhoza ku nkeke bamwe simbuka, hanyuma noneho agasakaza amashusho n'amavideo y'ubusambanyi. Bera bagukandeho kabisa, amagifito yaryohewe. Gazi mukande ku bantu banyu, mukanya ndasaba abantu gufungura kamera nubwo nzi ko batari buze kuzifungura baramanuka. So twagiye ngiye ndi kumwe na Keza uyu munsi. Urimo kumva? Mukande ku bantu banyu, nariyo bari kumukanda. Gazi mukande ku bantu mutapinge kugira ngo bataza kumanuka. Urukumva nariyo se muhungu agakekwaho gufata gufata video z'urukozasoni. Yarangiza akaregwa ibikangisho no gutera ubwoba no guhoza ku nkeke abantu. ahubwo icyo nicyo kintu gikomeye ngiye mu bintu byose ni kubona Ibyo guhoza ku nkeke rero tugiye kugenda gake. ibyo bintu byo guhoza ku nkeke Guhoza ku nkeke ntabwo bikomeye, Giteye ubwoba. Guhoza ku nkeke bigomba kuba bifite Kandi ibyo ibimenyetso. ko titari hano ariko Godfa ariko guhoza ku nkeke tikwazi ibihano by'ibyo byaha byose. Mwe muretse ikintu kiremereye kurusha ibindi ahantu ndi kukubwira we nariyo n'ibintu mutari kumva. Urukumva? Gusakaza amashusho y'urukozasoni ibyo nta birenze birarenze. Ndakubwira impamvu aricyo kiri kurusha ibindi, ukabigusobanurira unyumve. ibyo wenda ni nk'imyaka ubwe nta kibazo. Banza wumve hano twe turi kureba icyatumye ibyaha bimuhama ni ayahe mavideo y'urukozasoni Eric ese muhungu yasakaje mu gihe cya nuza cyacu cyo kwibuka cy'ibi mwana. Tega amatwi rero gusobanurira uko amakuru avuga. Bivugwa ko se muhungu nuvuga ngo yafataga iki cyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa cyo gusambanya ku gahato, yafataga amavideo aba bantu. Urukunyumva? Yarangiza kuyabafata, urimo kumva? Ugusakaza nawe yayasakazagaho ni ba nyir'ubwite. Ababwira ati garuka nongore ngutobore cyangwa bitenya sakaza. Aho niho gukora mu gisebe we. Urukumva? Aho birababaje bro. Noneho garuka nongere. So urukunyumva hanga rero ahantu rushingiye. Noneho bikavugwa ko unyumve ahanga niho havamo icyaha cy'ibikangisho no kugira gute cya kintu uvuga kiremereye. Gushira abantu, guhoza umuntu ku nkeke no kumushyiraho ibikangisho. Urukunyumva? Sinzi mpamvu utari uconnectinga. Niyo mpamvu hari kuzamo icyaha cyo gusakaza amashusho
aya mashusho yasakarije ba nyirayo ababwira ati uragaruka. Nani Brenda utubwiye ko hari abantu bagiye kurega abandi, hari amakuru wumvisha ko abantu bagiye kurega? hari abagiye kurega bavuga abo nabonye bashaka kujya mu itangazamakuru nuko bababujije. Bagiye kurega ni babiri. Barangiza baravuga ati Eric ari kuvuga ngo azashyira amavideo yabo hanze bamenye ko nabo baryamana, nyine baryamana n'abahungu bagenzi babo. Ikintu nzi nuko barahari kandi ni benshi. So urumva niyo mpamvu ruvuga ngo iki ni ibi ngo yarabateye ko niyo mpamvu bari baracecetse. Bafashe scenario imwe bayicamwe ibyaha bitatu. Urwo nyumva kuko ngo batonze umurongo. Ari karibu nta miyaga uziko niba bagera uziko umuvugizi wa Libe yagiye guhamagarira abantu ngo nabandi mwese ngo abafite ngo nabandi mwese niko yavuze. Ariko Benda buriya Semungu aranabyemera aranabigaragaza ko ari umubyeyi. Yewe kintu ngena icyo cyarabyemera. Yego muzatungurwa umunsi none mwabonye abantu mutakekaga. None kiguzi ikintu se ntagereka icyo cyo kubyemera arabyemera. Ahubwo ikintu kibabaza urakizi se ni video man. Izi nicyo riko gace cyagikomeye wowe nta kindi kirenze. Izi video n'ubemera ko wabasambanyije bujuje imyaka ibyo nta byadanda. Ariko Benda ari kuvuga ngo gufata ngo gusambanya nari bivuze ko ari imyaka 15 wacyana. Urakoze cyane. Bira byo gufanya umuntu ugahata. Niba yujuje imyaka we aravuga ko abantu bose baryamanaga bujuje. Iyo yujuje nyine iyo yujuje imyaka ni kenze. Iyo atayujuje ni 25 cyangwa burundu. Reka nkubwire Benda niyo warongora nyogokuru akavuga ko wabikoze atabishaka. Mureke kuvuga nyogokuru. Umugore n'umugabo babana mu nzu imwe waramukoye uri kubyumva. Yarangiza akaza kuvuga ngo umugabo wanjye aza nyine akamuresha abatabanje kuntosa. Oya ibyo ngibyo babyita oya Godfather oya iyo mubana babyita guteza akajagari mu gitsina cya mugenzi wawe. Icyo cya gikatirwa imyaka 3. Hari abagabo bagiye guteza akajagari. Abantu mwese muteza akajagari. Icyaha kiriho kandi mubana ari umugore n'umugabo. Guteza akajagari ni imyaka. Nose guteza akajagari mu gitsina. Reba kuri saba umugore wawe ari guteka oya ushaka gukora ari kwitekera ari mu bibindi ukahita umuhindukiza ugashyiramo cyangwa se ukabe wabikora utamuteguye ukamukomeretsa. Urumva atari akajagari. Umuntu ko mubwira magomba kukimuhereza yaba arwaye atarwaye. Ako ni akajagari. Ariko nyine yabyemeye ntabwo ari narizo kukijagaraza ariko akundi gikoraho hejuru gutya. Ariko iki kintu mureke mbabwire mureke kubigira ikiganiro kirekire man ko numva mubise mubirambura man. Mureke kubirambura hano hari abana turagikunda we titi iyo bavuze kujagaraza ibintu ni uguteza akajagari urumva mu gitsina cy'umupartner wawe ntago byemewe. Mubikora bishaka mubikore wamuteguje nutamuteguza agacika ibisebe arajya kukurega bagufunge imyaka 3. Ubwo se mukora ibi gafaranga. Yes we nubundi twebwe na karaundi kamwe ntabwo rero babwire opinion yanjye rimwe na rimwe kuri ibi bintu bya Semungu. Nakomeje kumva mwese mubivuga akana ariko akanka nshaka kubivugaho. Hari igihe Benda ari hano tuganira ku kintu kivuga ngo iyo uri umustar iyo ufite ibintu ukora hari ibintu byinshi abantu bashobora no kugushinja rimwe na rimwe bitari byo cyane. Ndagira ngo nkubwire akantu kamwe kuri Semungu mu gihe bitaremezwa atarashinjwa ngewe ndatekereza ko ashobora kurenga. Nesa kubera iki we na MC Nari mushaka gusoundinga nkaho Godfather ari kubimushinza ni nta muntu uri kubimushinza. Nta muntu wabimushinjije nyine turi kuganira. Nuko rero don't talk like that kuko nubikora gutyo uragira Godfather umuntu mubi nabandi bari kubivuga n'ubundi umva imirongo nyine oya iyo ngiyo ntago ari opinion Nesa. Opinion yutanga ukurikije ibyo abandi bantu bari kuvuga.
sibyo umva ikintu kiriho umva ibintu uvuze ko nanjye nemeranye sibyo uzana nanjye nari kujya kuri side yawe nuko ngo nigiye gutfada ariko ngo yarabikoze ari gukurikiranwa nanjye ndi kumwe nawe kuri iyo opinion yawe nta muntu uri hano umuntu nanjye washaka kuza kubimuhamye nanjye singendana nawe kuko njyewe wumvisha ko mvugira mu mategeko niyo mpamvu navuze